Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byo gusenga buri munsi, wowe tubana buri munsi aho uherereye hose, inshuti yanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwese mubana nanjye mu bihe byiza byo gusenga, aho muherereye hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Aka kamwanya rero nakubwiraga ngo wowe uhereze Imana icyubahiro, wongere ugirire Imana icyizere, nubwo uri gutaka, nubwo ubabaye, nubwo urwaye, nubwo ibigeragezo byihinduranya umunsi ku munsi, ariko ndacyakubwira ngo Imana ibereye maso, ibera amaso abayitakira bose. Ndagira nkubwire ko ikigeragezo ufite atari wowe izigirizaho nkana. Ibigeragezo ni rusange, ahubwo ntabwo tubyinjiriramo umunota umwe n'isegonda imwe. Hari ababa babyinjiyemo, hari n'ababa babisohotsemo, hari ababibanjemo, hari n'abanabyibagiwe ariko byababayeho. Nakubwiraga ngo rero Imana ibera maso abayitakira bose. Icyo usabwa cya mbere ni ugusenga Imana, ikindi kabiri ni ukwizera. Usenga utizera ntacyo byaba bimaze. Waba umeze urimo uhinga ariko warangiza ugatera urwiri. Niyo mpamvu rero igihe cyose ijambo ry'Imana rigusaba gusenga kandi wizera, ukizera ko Imana muri kumwe mu gihe cyiza cyo gusenga, kandi Imana yo ikora amanywa na nijoro. Yewe Imana nabonye ihambaye kandi iratangaje. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo muri iki gitondo tukibyuka, ujye ubyuka uhereza Imana icyubahiro. Igihe ugiye kuryama, birashoboka ko ahantu uri aya masaha ugiye kuryama, banza uhereze Imana icyubahiro, wibuke ibyo yakoze umunsi wose, wibuke uburyo yabanye nawe. Rero buri muntu wese aho aherereye, ujye ufata umwanya utekereze ku kugira neza kw'Imana yawe, uburyo ki yakurinze n'uburyo ki yakugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo komeza ugirire Imana icyizere, komeza wiringire Imana. Imana irakwegereye, Imana iri iruhande rwawe. Iyo upfukamye usenga uba uri kuganira n'Imana. Ntabwo njya amenya neza nimba usobanukirwa neza ko iyo upfukamye uri gusenga uba uri kuganira n'Imana. Usenga, uvuga, uririmba, ubwira Imana ubona rwose usa n'umuntu uri kwivugisha, ariko yo ibiteze amatwi, ndetse abamarayika bashinzwe kwandika baba bari kwandika. Rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo ujye ufata umwanya wiherere uganire n'Imana yawe, kandi nkakubwira ngo ibiri kumva ndetse n'ibiri gushengura umutima wawe, bya bindi waburiye uburyo n'ubushobozi, bya bindi utari kubona inzira, yo ibihari, ahubwo twebwe nk'abana b'abantu iyo iri kubikora ntabwo tumenya ko iri kubikora. Twebwe tubyemera yabisohoje, yabishyizeho finale. Nakubwiraga ngo rero uyihereze icyubahiro, ukomeze uyigirire icyizere, ushikame mu bihe byiza byo gusenga, uyitegereze, uyihange amaso, uyitumbire, kuko Imana ibera amaso abayitakira bose. Gusenga kwawe harimo iminiho, gusenga kwawe harimo gutaka, gusenga kwawe harimo ibyifuzo bitandukanye, ariko nyemerera mbere ya byose muri aka kanya ubanza uhereze Imana icyubahiro, uyibwire ngo Mana, mfite ibihamya by'ibyo wakoze bya mbere, hari ibyabanje Imana yagukoreye, n'uyu munsi rero iracyakora. Imana iri mu kazi, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tukiri muri iyo teme yacu rero, nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 118, turahera ku murongo wa 8 tujye no ku 9. Handitse ngo guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Twari turi muri teme igira iti Imana ibera maso abayitakira bose. Birashoboka ko wiringiye abantu Imana ibakoreramo.
Imana ikorera mu bantu ndetse satani nawe agakorera mu bantu. Nuko bimeze, nuko byestaye. Nge niko nabibonye. Ngira ngo nawe nimba wararijijwe n'abantu, wabonye ko umuntu satani yamukoreyemo akugirira nabi. Ariko niba warabonye Imana igutabara, nanone Imana yakoresheje igikoresho cyitwa umuntu, Imana iramukoresha. Rero kubera ibyo bintu, ko uyu munsi satani yanyura mu muntu akakuzengereza, Imana yanyura mu muntu ukagubwa neza, ugahereza Imana icyubahiro. Niyo mpamvu ijambo rikubwiye ngo guhungira k'Uwiteka kugira umumaro. Aka kamwanya wowe urushye, wowe uremerewe, wowe uri kurira, wowe usuhuza umutima, nakubwira ngo hungira k'Uwiteka, kuko Imana ibera amaso abayitakira bose. Hungira k'Uwiteka. Iki ni igihe cyo kuvuga ngo Mana, ni wowe buhungira ubwanjye, ni wowe ibyanjye byananiranye, ni wowe wabishyiraho iherezo. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro. Iyo uri mu bihe byo gusenga, wumva utuje kuko wahungiye k'Uwiteka. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro, kuko na ya magambo yose urafunguka ukayabwira Imana. Imana ntabwo izimura, Imana ishimwe. Ntabwo Imana izajya kugutaranga. Iyo wahungiye k'Uwiteka ukabwira Imana uti ngewe nari umusambanyi ruharwa, ugatondagura abo mwasambanye bose, ntabwo Imana ijya kubivuga. Reka da, ikugirira ibanga. Warangiza ukabwira Imana uti Imana, ntandukanya n'ubwo busharire bw'ibyo byaha, ndetse unkureho n'ingaruka z'ibyo byaha. Imana ikugirira ibanga, ikakugirira imbabazi, ikagukunda, ikakozaho uwo mwanda wose, ikagukuraho uwo mucafu wose. Yarangiza ikavuga ngo mwana wanjye ndagukunda, ugakundwa n'Uwiteka. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro, ubuzima bwawe bugatangira bushya. Imana ikongera ikandika mu gitabo cy'urwibutso n'imirimo, igatangira ikandika ku izina ryawe. Imana ishimwe. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro. Icyampa ukihana uyu munsi, icyampa ukareka kongera kugenda mu kigare, icyampa ukareka kongera gukora icyaha, icyampa ugahungira k'Uwiteka akagutabara, icyampa ugahungira k'Uwiteka akagutandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. Guhungira k'Uwiteka bigira umumaro. Yewe Imana ikugiriye neza mwene data. Nakubwiraga ngo hungira k'Uwiteka. Hunga icyaha, hunga igisa nacyo, hunga yewe. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rikomeje rivuga ngo kuruta kwiringira abantu, guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye, kuruta kwiringira abantu, kuruta kwiringira abakomeye. Birashoboka ko wagiye wiringira abantu. Muri bimwe bitagangaje abantu muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi duhagazemo muri iyi si, nuko wagiye wubaka ku mwana w'umuntu. Ibyo bintu nta muntu bitabaho. Abantu benshi bibabaho. Abarwaye amadiyabete, abafite za depression, abantu banza abandi, bazinutswa abantu, byatewe nuko bagiye biringira abantu, ndetse abantu bakabafata mbese nk'ikintu cya mbere, nk'inkingi y'ubuzima bwabo. Noneho wa muntu wafashe nk'umuntu ushikamiyeho, nk'umuntu wegamiyeho, iyo akwibushuye gato akakwitaza, uhita urwara depression, uhita urwara umuvuduko w'amaraso, uhita urwara ibirwara runaka, kuko wa muntu mbese wari umwegamiyeho cyane, arangije aragukwepa, arangije arakwibishuraho gato, arangije arakwitaza. Aha rero ijambo ry'Uwiteka ryakubwiye muri aka kanya ngo kwiringira, guhungira k'Uwiteka nibyo bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. Wagiye wiringira abantu benshi ugashiduka, bo baguhebereye ibihanda, bakakubera abaguhema, ndetse bakanakubeshyera. Hari n'abo wiringiye ubwira ibyawe byose, bashingira kuri ayo makuru, barangije barakugambanira. Kwiringira abantu, kwiringira abantu ntabwo ijambo ry'Imana nta na hamwe nigeze mbona ribyemera. Ntaho. Imana irakubwira ngo bakunde.
ariko niba nikubwira ngo ubiringire mbese ubashyire mu cyimbo cyayo, oya, Imana irakubwira ngo ukunde bose, ngo mubane amahoro, ariko ntabwo ikubwira ngo ube ari bo wizera. Imana ishaka ko wizera Imana yo yonyine yakuremye, Imana nyiri ubutware n'ubushobozi, Arufa na Omega kuri wowe. Imana itangira kukurema nta muntu wari uhari, kandi umunsi wa nyuma wo kugucomora mu uwo mwuka nta muntu n'umwe ubizi, n'uwakubyaye ntabyo azi. Rero ngo kwiringira, guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu, kandi guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Umuntu uyu munsi yaba akomeye, ariko ejo akaba yabaye nk'abandi bose, yasubiye hasi, kandi waramwiringiye waramwubatseho, ugasanga asubiye hasi, bya bindi yagusezeranyije atabikoze, icyo gihe uzatangira umwange, kuko Imana ibyo ibikora mu bumana bwayo. Ngo kwiringira Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abantu cyangwa ukiringira abakomeye. Icyo usabwa ni ukwiringira Imana, kuko Imana ibera amaso abayitakira bose. Shalom shalom, muhahe muronke.